nongeye mbahaye ikaze mwese mukuri ikiganiro byagaragara gospel Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndi Ishimwe Josue Maripasi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ijambo ryamuvuzwe n'umugabo w'umunyabigwi cyane, afite igipimo cy'ubuhanga kiri hejuru, iki abahanga bita IQ. Turi mu minsi ya nyuma aho abantu bagenda bavuga ibimenyetso byinshi bigaragaza kugaruka kwa Yesu ndetse n'imibereho y'amahara kubiri ijyanye n'abantu b'iki kinyejana, aho wagiye ubona abantu bashobora kuba ari abapasiteri, abapotre ndetse n'abandi bafite inshingano mu iyobokamana bagiye batandukira bagakora ibikorwa byinshi byagiye bitungura sosiyete. Uyu mwanya reka tuganire kuri iri jambo ry'umugabo Yang Hoon Kim ufite IQ iri hejuru, umwe mu bagabo bafite IQ iri hejuru ku isi ndetse bavuga ko ari we ufite IQ cyangwa igipimo cy'ubuhanga kiri hejuru. Ni ijambo yavuze avuga yuko ese Yesu agiye kuza muri iki kinyejana cya generation yacu. Ni ikintu gikomeye cyane. Mwabonye ko hari ibintu byinshi byagiye biza abantu bakabihuza nuko imeruka y'isi ije, aho turebera hamwe amakuru y'iyobokamana ndetse n'andi yagufasha. Reka duhere kuri iri jambo rero ry'uyu mugabo Yang Hoon Kim. Ni ibiki avuga by'ingenzi bizagaragaza ko turi mu minsi ya nyuma ndetse byamaze kuza? I am the world's highest IQ record holder. Aravuga ati muraho, nitwa Yang Hoon Kim, akaba ari we muntu nyine nk'uko nabivuze wabazwe ko afite IQ cyangwa igipimo cy'ubuhanga kiri hejuru ku isi. Yang Hoon Kim. I say this not just with human logic, ibyo mvuga ntabwo ari ibitekerezo bya muntu cyangwa ibintu bisanzwe, but with a divine revelation. ahubwo bisa nk'ubuntu kandi n'ihishurirwa rikomeye cyane. Jesus Christ will return in our generation. Aravuga ngo Yesu Kristo azaza muri iki kinyejana cyacu. This is a truth revealed to me Ibi ni nk'ubuhamya bw'ukuri bwamishuriwe by God the Father and the Holy Spirit. kubw'Imana Data ndetse n'Umwuka Wera. I have received grace not only through faith, Aravuga ngo nakiriye ubuntu mbese no kwizera, but through the gift of the world's highest IQs. ibi byatumye ngira impano ikomeye cyane yo kuba ari njye muntu ufite IQ, igipimo cy'ubuhanga kiri hejuru nk'uko byagaragajwe mu nyandiko zakozwe n'abahanga. Score and record. My intelligence is not for me. Aravuga ngo ubuhanga bwanjye ntabwo bwanturutseho, nta n'ikintu navuga ko natanze kugira ngo ubu buhanga mbugire. It is a sign from God, Aravuga ngo ni nk'ikimenyetso cyaturutse ku iyo Mana. a gift to testify to His truth. Avuga ko rero ari n'uburyo bwo kwerekana ukuri kwayo. And it is the evidence that I have been commissioned to see what others ignore. Aravuga ngo iki ni n'ikimenyetso cyagaragaza cyangwa cyerekana ko hari ibintu mbona cyangwa naha agaciro kabone n'ubwo abandi bataba babibona cyangwa batabiha agaciro, And speak what others fear. ndetse nkaba nshobora kwiyumva mu buryo abandi badashobora kwiyumva. Modern science shows that time is not fixed. Siyanse y'ubu ngubu cyangwa ubumenyi bw'ubu ngubu birerekana ko turi mu kinyejana nyine gisa nk'igihungabana. Einstein proved that time moves differently. By'umwihariko igihe cya Einstein, Albert Einstein muramuzi, ni wa muhanga cyane ufite inkomoko mu Bayahudi, by'umwihariko akaba yari Umudage. Uyu mugabo we wari Umudage, muzi yuko yaje kuva mu Budage ahunze ndetse ibihugu bimwe bikamukoresha nka Leta z'Ubumwe za Amerika, ari nawe waje gukora bombe atomike iriya yaje guterwa Hiroshima na Nagasaki mu ntambara ya kabiri y'isi muri kara gace ko mu Buyapani. Depending on speed and gravity. Uyu rero yaremye ibintu bisa nka gravity, bya bindi bisa nk'imbaraga zikururana za rukuruzi. Abantu barabizi bize ibintu bya science, bazi amategeko ya Einstein. Avuga rero ibintu bijyanye n'ibingibi, yavuze ko ikinyejana cye cyari gitandukanye no mu kinyejana kizaza, kandi ko kubu ngubu turi mu kinyejana gifite abahanga benshi kurusha ikindi gihe cyose cyabaye, ariko nanone amakuru arandagaye, icyo nacyo wakibaza. So when Jesus said, this generation will not pass away until all these things happen. Rero aravuga ngo igihe Yesu yavugaga ko atazigera avaho, cyangwa se ikinyejana yari arimo cyangwa ikinyejana turimo kitazigera kirangira atagarutse, hari ibindi bintu byashakaga gusobanura. He was speaking from eternity, not human clocks. Ibi bintu yavugaga ntago byari nk'ubuzima bw'iteka, ntago yaheraga kuri not human clocks, ntago byari nyine nk'isaha ya kimuntu cyangwa isaha ya muntu.
And quantum physics teaches that what we believe and observe can ni ukuvuga ngo abashakashatsi cyangwa se abandi no mu bushakashatsi runaka bwagiye bwigisha ibintu bimwe na bimwe wenda nyine bitandukanye n'ibyo wenda bavuga muri iki kinyejana cyangwa ibinyejana byari kuzaza. Mujya mwumva ukuntu abantu babivuze, nk'urugero hari igitabo muzi cyanditswe n'umugabo witwa Bill Gates cyitwaga World Ahead cyangwa se isi yo mu gihe kizaza. Iki gitabo yacyanditse mu myaka za 2010 ndatekereza mu myaka za 2000 cyangwa kuzamura gakeya, cyavugaga uburyo tekinoloji ari kuzaba yarazamutse cyane ikagera ku rwego rwisumbuye. Gusa ibintu yavuze ngo abantu ba mbere bagiye bavuga ko ibi bintu byasaga nk'inzozi, ndetse bavuga ko bitazabaho kubera ko babonaga ko ibyo bintu bitari bigezweho ndetse ko nta n'agaciro bivuze. Yari yavuze uburyo ngo isi izahinduka nk'umudugudu umwe, ndetse ngo ibikoresho bimeze nk'iby'ikoranabuhanga bigatangira gufasha abantu mu kazi. Ibi mwarabibonye ma AI ndetse n'ama robots, nyine n'ama robots afasha abantu mu mirimo itandukanye. Nta muntu watekereza ko ibyo byaba. Ndetse hari abahanga bavuga ko mu gihe kizaza ubwo chips izi zikorwa na Elon Musk mu gice cy'ikigo cye yise Neuralink zizaba zaramaze kugera ku isoko, ngo abantu bazatangira kuba bazishyirwamo bakagira ubuhanga buhambaye bwo kuvuga indimi zose ndetse no gutekereza. Mubona iyi chatbot rero yitwa ChatGPT yakozwe na OpenAI, uburyo ikora cyangwa izi ngizi zakozwe n'abashinwa yisumbuye cyane yitwa DeepSeek. Imikorere yayo rero, uburyo uyiha ikibazo ikagusubiza vuba vuba, bavuga ko n'abantu b'icyo gihe bazaba bameze gutyo. Nagira ngo mbasobanurire byibura ahangaha ukumva. shape what becomes real. When many begin to see the truth, Aravuga ngo iyo abantu batangiye kumenya ukuri, the prophecy becomes the present. aravuga ngo inzira cyangwa ubuhanuzi butangira kuba noneho ikintu bashobora gushyikira bakumva ko kiri mu gihe cyabo. And that is exactly what is happening now. Aravuga ngo rero ibi nibyo byamubayeho cyangwa se ibi nibyo bikuba. Tugomba kumenya ko ibi bintu ari ukuri kuri kuba. Buriya ngo hari ukuntu tutajya dushyikira ibintu birimo bitubaho, ariko mu by'ukuri ibintu ntabwo biba bihinduye yuko ibintu biri kubaho. Niba uri kujya ubona abantu bashishikajwe n'ibintu by'ubugoryi ugasanga nibyo bitrendinze, uwaguha nk'amaso arenze ikinyejana urimo, nibwo wabasha gushyikira neza ibyo abantu bo mu kinyejana cyawe. Look around. Aravuga ngo reba impande n'impande, reba ahagukikije. We create artificial intelligence that think. Twaremye artificial intelligence, ubwenge bw'ubuhimbano cyangwa bw'ubukorano. Nyine dukorera ibintu byose. Mwabonye ko kugeza ku kintu cyose, imibare, isesenguramakuru, kwiga ndetse n'ibindi ibirenze n'ibyo ngibyo, ku buryo abantu benshi batangiye kujya bakoresha ikoranabuhanga by'umwihariko nk'iry'amarobo, ndetse no mu kugirana imibanire naryo by'umwihariko. Mwabonye ko hari amarobo yatangiye gukoreshwa ama sex robotics, akoreshwa mu busambanyi cyangwa se mu kuryamana, aho kugira ngo umukobwa cyangwa umusore akugorewe mushaka kuryamana, ukaba wagenda ukagura iyo robo irimo ibisabwa byose mukaryamana kandi ukumva ko ibintu bihagije. But forget how to think ourselves. Izi robo rero ngo zizatumye cyangwa zizatuma dutangira kwiyoberwa, ahubwo tureke kwitekerereza bise nk'ibidutekereza gusa. Ahangaha wanavuga uti ibise bizakorwa na buri muntu wese, cyangwa n'itsinda ry'abantu bisumbuye bo baremye ibintu bisa nko guca umuntu, ariko ibyo bintu bigasa nkaho bidutwara, ariko bo basa nkaho bari gukora ibintu bindi birenze ahubwo, ariko twe tukumva yuko turi kusigingiza ubwonko bwacu. Kuko bavuga ko uko ubwonko bwacu tubuha ibintu byoroshye ndetse tubaho mu buzima bumeze nk'ubutetsi butarimo imibabaro, bisa nk'ibisigingiza ubwonko, ku buryo mu bisekuru by'abantu bazaza hazaba haravutse abantu mwihangane gukoresha iri jambo b'ibigoryi, cyangwa se bafite IQ cyangwa bafite ibitekerezo biri hasi. We added our DNA. Aravuga ngo we edit our DNA, tweditinze cyangwa se twahinduye uturemangingo, nyine uturemangingo twacu, ariko by'umwihariko uturemangingo DNA ubundi mu buryo butari ubwo ngubwo wavuga ngo ni nk'urugingo fatizo, urugingo fatizo rwacu. But deny who we truly are. Ibi ngibi bisa nko guhindura cyangwa se kugambanira, kutiyumvisha cyangwa kudahuza neza n'abo turi bo. Iyo urema indemangingo fatizo zawe ukazihindura,
byo bisa nkaho bihindutse nyine. Wabonye uburyo abantu bazihindura, akiba yakoresha plastic sajyari akihindura mu maso hose, agahinduza ibara, ndetse bigeze kure ku buryo bihinduza n'igitsina, ibintu byose akabihindura bigasa nkaho bihinduka. Gusa nk'uko byagenda kose, tuvuge niba uri umwirabura nyine warahinduye uturemangingo fatizo twawe, DNA yawe, ukigira umuzungu, ukikora mu maso, byose ukabihindura n'ijwi, ukigira n'umugabo, umwana ubyaye ntago koko aza ameze nk'uko umeze, aza n'ubundi ari kuri DNA yawe, ku turemangingo fatizo twawe, ntago bihinduka. Ariko nawe aratubwira ngo ibi ngibi ntago dusa nk'abari kwihisha nyine ku rutoki, ntago bivuze yuko rwose ibintu twabihinduye, ahubwo ni nko kwibeshya mu mitwe yacu. And we kill the unborn and call it freedom. And we killed the unborn and call it freedom. Aravuga ngo twica abana bataravuka. Murabizi hari itegeko ryagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bihugu byinshi by'uko umuntu utishimiye wenda ko umwana avuka ashobora kugenda bakamukuramo. Ariko abantu benshi baharanira uburenganzira bwa muntu bakavuga ko umwana wamaze gukura, by'umwihariko urusoro rwamaze kwirema, uriya aba ari umuntu atari byiza kumwica. Rero bakavuga ngo twageze aho twumva ko no kwica abana bataravuka nyine, cyangwa se kuba twakuramo inda, ngo ari freedom, ari uburenganzira bwacu. Kandi ngo ni ikintu kibi cyane, kubera ko uriya mwana kiba urusoro aba yamaze kuba umuntu. Bisa nkaho rero ari ukwica umuntu iyo uriya mwana akuwemo. Hano no mu Rwanda murabizi ko hari kondisiyo zigera kuri enye cyangwa se zizamutse ku itegeko rivuga ko umuntu ashobora gukuramo inda iyo bibaye ngombwa. Igihe wenda inda ishobora kuba wenda yamutera ikibazo wenda cy'ubuzima kuri we, igihe wabyaranye n'umuntu wo mu gisekuru cyawe cya vuba aha, igihe wafashwe ku ngufu, mu gihe udafite ubushobozi, ndetse no kuba uri umwana, ndetse n'ibindi bintu byose biri conditionnel ushobora kugenderaho ukagenda kwa muganga bakagufasha gukuramo inda. Aravuga ngo rero ibi bintu we killed the unborn and call it freedom. Turica abo bana b'abaziranenge, noneho tukavuga ngo ni uburenganzira bwacu. And we confuse truth with opinion. Noneho ngo we confuse truth with opinions. Dusa nkaho tugerageza kuduta cyangwa gukerensa ukuri, twiha ibintu byo kuvuga ngo niko mbyumva, ni opinion yanjye. Nyine ukuri turagukerensa, twiha ibintu byo kuvuga ko hari n'ukundi kuri, cyangwa se twakwiyumva nge ndiyumva gutya. Wenda biriya bintu wenda ukavuga uti nyamara umuco mubi w'ubutinganyi no kuryamana kw'abantu bahuje ibitsina ni bibi pe, si ibintu byo gushyigikirwa n'isi. Ariko ngo ni uburenganzira bwabo, ngo ni iki? Nyine twakonfuzinze ukuri, twita ko hari opinions, hari ikindi gitekerezo, cyangwa turi muri freedom. And we worship progress instead of God. None ngo turasa nk'abari gusenga ibintu by'inzira by'utuntu twa buhoro buhoro, dutekereza ko ibi ngibi nyine ari ibyo Mana. Nyine dusa nkaho turi kugambanira nyine imimerere y'abantu bacu turimo, tugasa nkaho dutinze ibintu, tuvuga ko ngo ari byo ngo twita nk'Imana nyine. This is not evolution or progress. Aravuga ngo iyi ntago ari evolution, ntago ari impinduramatwara, nta nubwo ari ikintu wavuga ngo ni ikintu cya danje kiri kuba muri iyi si, ahubwo iyi mimerere y'ibintu dusa nk'abari gutwara, it is absolutely collapse. It is absolutely. Aravuga ngo nyine ni by'ukuri, ni ukuri ko uku turi kurindimuka, turimo turarindimuka. And it matches exactly what Jesus wanted. Akavuga ngo and it matches exactly what Jesus want. None kuvuga ngo ahita avuga ngo kandi ibi koko birahuza n'ukuri nyako kw'ibyo Yesu yashakaga kuvuga. Lies. Aravuga ngo lies ni ukuvuga ngo kubeshya, ibinyoma nyine kwa kundi byateye imbere, ugasanga ibinyoma byateye imbere ku rwego rw'uko no mu mategeko bivuga ko ikintu cya mbere ari ibimenyetso. Ukuri nyine gushingiye ku bimenyetso. Noneho akavuga ngo kwica amategeko cyangwa kugendera kure y'amategeko, no kugambana. Betrayal and people don't care. None akavuga ngo ariko abantu bagasa nkaho batabyitayeho about each other anymore. Ndetse wenda ati n'abantu basigaye batita ku wundi, ugasanga nk'umwana avuye mu ntara cyangwa ahandi hantu ntashobora no kuvugisha umubyeyi we. Hari n'abana bihakana ababyeyi babo ngo kubera ko ngo we yabaye umusirimu ngo asa neza, buriya muntu se ngo yambyara. Cyangwa ugasanga ngo bya bindi abana ujya kubona yaragiye ashaka ibigo by'abantu nyine baba basirimu basa neza bakodesha nko mu migi cyangwa ahandi hantu, bikaba birimo abantu ashobora kugira umwe mama we, papa we, abari bumwambarire, ugasanga nk'abantu b'iwabo yatumiye nkabangaye bakaza nko mu bukwe, nyine ugasanga nyine
ntago bo yabiteje kuko ngo bari munsi cyane. Rero turasa nkaho ibyo bintu nyine byo kubeshya ndetse no kwiguhugiraho no cyangwa ugasanga umuntu yihugiyeho ntago yitaye ku bandi, ugasanga umuntu ni umuherwe afite byose ariko umwana wo mu muryango we arakennye, ntiyamufasha no kuriha ishuri kandi we wenda ari burye mu kabari cyangwa se muri resitora cyangwa se muri event mu gitaramo atanga ibihumbi 50 cyangwa 100, ariko umwana wo mu muryango ashobora kubura amafaranga ibihumbi 20 yo kwishyura ishuri aho yiga wenda mu ishuri rya leta risanzwe wenda rya 9 years basic education cyangwa 12 years basic education cyangwa se amativeti nyine training center runaka. Jesus said, when you see these things begin to happen, Yesu ngo yaravuze ngo nimubona ibi bintu bibaye, iyi mico nk'ingi ibaye, know that I am near, yaravuze ngo muzamenye yuko ndi hafi, right at the door. Ndetse ngeze ku irembo rwose, ndi ku muryango. We have seen them, and he is at the door. Aravuze ngo ibi bintu byose twarabibonye, ibi rero biratwemeza yuko koko ari ku irembo. I do not call myself a prophet. Aravuga ngo abantu benshi babonye ko muri no minsi basigaye bita abaprofete, intumwa z'Imana. Baravuga ngo njyewe ubwanjye mbabwije ukuri ntago niyita intumwa y'Imana, ntabwo njye ndi intumwa y'Imana nk'uko benshi babivuga. But I have received a prophetic grace. Ariko aravuga ngo ariko uku kuri mbabwira ko nakiriye ubuntu bw'Imana, kandi ubwo n'ubuhanuzi bw'Imana bwaturutse ku Mana ndi kubabwira. I did not invent this message. Mbabwije ukuri ko ubu butumwa atari njye wabuhimbye, ntago ari ubuhimbano, si ibintu byanjye nikojonjereye. God gave it to me. Imana y'ukuri yarabumpaye. And he gave me the world's highest IQ score as proof of his calling. Aravuga ngo kugira ngo ubibone yamaye n'igipimo cy'ubuhanga kiri hejuru, ahari ibi ngibi nibyo yanabikoreye kugira ngo nzamamaze umurimo cyangwa nzakora umurimo w'Imana. Not for my glory, but to speak his truth boldly. Aravuga ngo ntago bwari uburyo bwo kugira ngo nishyire hejuru, nta nubwo ndi kubikora kugira ngo nishyire hejuru ko wenda mbabwira ko wenda mfite igipimo cy'ubuhanga kiri hejuru, ahubwo ni uburyo bw'Imana bwo kwamamaza inkuru yayo cyangwa se gutangaza ukuri. And by the witness of science, history, scripture. None akavuga ngo ubu nanone nibihamya ushobora no kubibona wenda ibyo byose twavuze, ariko n'ubu n'ibyo byose navuze wabibona uhereye kuri science, n'ubumenyi, history, amateka na scripture, n'inyandiko za kera cyangwa ibintu byose byandikwa. And most of all, the spirit. None avuga ngo abantu benshi I declare Jesus Christ is God. We amaze kubimenya kandi yizera Yesu nk'umwami n'umukiza, and he is returning now. Ndetse akavuga yuko kuri guhari Yesu agiye kugaruka vuba kandi vuba cyane nk'uko abivuze muri iki kinyejana. This is not religion. Aravuga ngo abantu benshi ko bavuga inkuru wenda ukavuga ngo kubera mbabwiye inkuru wenda nge ndi umukatolike, ndi umudivantiste, ndi umuhamya wa Yehova, ndi umu evangeliste runaka, ndi umubatista, ndi umu islamu, ndi umu restoration, ndi umu na za church zose. Ariko aravuga ngo ibi ngewe simbivuze mu buryo bwa religion bw'itorero iryo ari ryo ryose cyangwa bw'imyemerere runaka nashingiraho. This is the ultimate truth. Aravuga ngo ukuri n'ukuri mpamo, ultimate truth. So we should repent, we should prepare, not for tradition. Aravuga rero ngo tugomba kwisubiraho cyangwa tugomba kugira ibyimbo bizima kugira ngo twitegure kandi mu buryo bushikamye butari bwa bundi busanzwe. But for the return of the King of Kings. Aravuga ngo kugira ngo twitegure ukuri ko kugaruka k'umwami w'abami Yesu Kristo, umucunguzi Imana. Jesus Christ, the Lord of everything, the Lord of all. Ndetse akaba umwami w'abami, ndetse akaba ari umuremyi wa byose. Thank you. Atangira asoza avuga ati murakoze. Uyu mugabo rero ubu butumwa yarabutanze, isi yose irakangarana. Byari ibintu bikomeye cyane, ni ijambo ryagiye ku rubuga kuko bazi ko yitonze. Niba uri no kureba video urabona ukuntu yitonze, reba inyuma y'ibitabo yabaga afite.
uyu mugabo avuga ko afite IQ yisumbuye cyane. Mwagiye mubona abantu bafite ama IQ cyane cyane abantu bo muri Aziya cyangwa mu Burasirazuba bwo hagati bakunze kuba bafite igipimo cy'ubuhanga kiri hejuru. Mwabonye n'iyi tekinoloji iri gukorwa abenshi buriya nuko wenda tutabibona bafitemo ukuboko kw'aba bantu. Rero uyu mugabo yaravuze ngo ibi mbabwira ni ukuri. Kandi ikindi kintu wamenya, abantu bo muri Aziya cyangwa iki bakunze kugira imyemerere yabo itanashingiye ku iyobokamana rya gikirisitu. By'umwihariko muzi ko wenda nk'abashinwa benshi bafite imyizerere ya Shinto, imyizerere ya uriya mugabo wari umuhanga muri bo yitwa Confucius, ndetse n'indi myizerere myinshi cyane, Wu Wei, nyine imyizerere myinshi itandukanye, Taoisme y'abantu babo ndetse n'abandi. Ariko ntabwo bajya bemera ubukristu. Wenda niyo ugiye mu gice cya Aziya cy'amajyepfo uhura na bantu bavanze nabo, harimo Abahinde no muri Nepal hepfo ngo n'abaki bo bezerana muri Buddhisme n'abandi bantu babo, ndetse wenda n'Abahinde na Hinduisme n'indi. Ariko ntabwo bakunze kugendera ku myizerere ya gikirisitu cyangwa imyizerere nyine isa nk'ari ya gikirisitu y'iyobokamana rya gikirisitu. Ariko uyu mugabo kuba yabivuga byari ikintu gikomeye cyane, ndetse abantu bakaba babivuga yuko iki kintu rwose gifite ubusobanuro bwimbitse cyane umugabo, by'umwihariko umugabo w'umuhanga, kandi akavuga iyi nkuru nk'ingiyi. Nagira ngo mbasangize iyi nkuru rero. Mu by'ukuri nawe urebye mu bimenyetso bigaragara ku isi, biragaragaza ko isi iri ku iherezo, kandi ibimenyetso koko nk'uko byagaragajwe bihari. Nahawe nahange rero kugira ngo tugerageze tumenye ukuri nyako ndetse n'uburyo tugomba kwiyitegura. Ndi Ishimwe Josue Maripasi. Komeza gukurikira ibiganiro kuri uyu murongo Garagara Gospel. Imana y'amahoro ibeze rwose. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bikomeze kukugeraho, kandi dukomeze kuri mu muryango mugari w'intekerezo nzima ndetse n'ubundi bumenyi. Mugire Imana n'amafaranga, mugire impagarike n'ubugingo. Ciao ciao, naho ubutaha. Ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe, nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none, utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza. Utangiye business nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora? Fungura idirishya rishya none. Waruzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarange n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze. Fungura idirishya rishya none urebe indi page nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company. Duhamagaye kuri 078 48 19 233 cyangwa 078 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram
ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda, M&C Corrugated Box Company Rwanda, Smart Packaging, Perfect Solutions.